inshuti bakunzi bamenye nimbanje kubasuhuza ikindi cya kiganiro mumaze kumenyera twumvira mu bumenyi bushya ku bintu bitandukanye bisanzwe mu buzima bwacu bwa buri munsi twumva icyo abahanga nanditse babivugaho tukabigeranya no gusanya tubizi bityo twunguka ubumenyi bushya ariko natwe tukagira aho duhagarara. Tekereza ubyuka buri gitondo wibitseho ibanga ryawe bwite bitari bugufashe gusa kwandika ibyo ugiye gukora muri uwo munsi ahubwo no kuza kubikora neza ukabirangiza uko wabyanditse kandi ukaba ugifite imbaraga mu munsi urangiye. Ese gukora cyane byonyine birahagije umuntu abashe kugera kuri byinshi mu munsi we cyangwa hari izindi banga? Sam Ewing, umukinnyi wa baseball wabigize umwuga muri Amerika, yaragize ati ntabwo ari amasaha dushyira mu kazi afite agaciro ahubwo ni akazi dukora muri ayo masaha gatuma tugera ku musaruro mwinshi. Ariko se niba ari uko bimeze, ni irihe banga rifasha bamwe gukora byinshi mu gihe gitoya abandi bagakenera igihe kinini ngo bakore bikeya? Ngiyi ngingo tugiye kuganiraho muri Minyene y'uyu munsi twifashishije inyandiko ishingiye ku bushakashatsi dusanga ku rubuga Atlassian. Umutwe wayo ugira uti ways to boost your productivity at work, uburyo bwagufasha kongera umusaruro mu kazi ukora, maze tukaganira ku nzira eshatu wakoresha cyangwa se uburyo ngo ubashe kongera umusaruro mu byo ukora. Njye tugiye kubana ndi Biramahire Ibel, bahaye ikaze. Uburyo bwa mbere na mbere ubuzima bwiza. Kwiyitaho mbere yo kwita ku kazi akari kose waba ukora ni inama ya mbere y'ingenzi tugirwa yadufasha kongera umusaruro dukora. Burya ibyo ukora mu kazi kawe si byo gusa bituma ugera ku musaruro mwinshi ahubwo ndetse rwose bikomeye cyane ibikorwa bijyanye no kwita ku buzima bwawe bifata runini cyane umusaruro ugira mu kazi ukora. Gusa ibiroroshye kubivuga kurusha kubikora, nyamara hari ibyo ubushakashatsi busanga ari ingenzi. Ibi birimo kugerageza kuryama cyangwa se kuruhuka neza, kunywa byibura ikirahure kimwe cy'amazi ubyutse mbere yo kugira ikindi kintu urya cyangwa unywa, ndetse no gufata akanya gato mu kazi kawe ugahaguruka aho wicaye ukinanura ukaruhukaho. Kuruhukaho, nubwo hari benshi bashobora gutekereza ko uko umara igihe kinini ku ntebe y'akazi ariko unagera ku musaruro mwinshi, burya ngo kunyuzamo akanya k'akaruhuko gato gato nyuma y'umwanya munini uri gukora birafasha cyane kuko bigusubizamo imbaraga. Uburyo bwa kabiri, gena ibyo ugiye gukora mu munsi wawe mbere y'uko utangira. Kugena ibyo ushaka gukora mu munsi wawe mbere y'uko utangira ni ubundi buryo nabwo bwizewe mu kuba bwagufasha gukora byinshi mu munsi wawe. Impamvu biba ari ngombwa ni uko bigufasha gutandukanya iby'ingenzi n'ibitari iby'ingenzi, ibyo kwibandaho n'ibyo kureka, ibyo gushyiraho imbaraga zawe n'ibyo kwirengagiza. Nubwo iba ari ingenzi ariko Dr. Melissa Gratias hari inama atanga mu buryo bwiza bwo kugena ibyo uri bukore mu munsi wawe. Ati aho gutangirana umunsi wawe n'intondeke y'ibikorwa 25 wiyemeje kuza kugeraho, wahitamo ibikorwa 5 kugera ku 9 by'ingenzi kurusha ibindi. Ibi kandi bishingira ku ihame ry'imitekerereze ryavumbuwe na George Miller, umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu, rivuga ko ubwonko bw'umuntu bufite ubushobozi bwo kwibuka neza ibintu 7 bishobora kwiyongeraho 2 bikaba 9 cyangwa bikavaho 2 bikaba 5. Ni ukuvuga ko nubwo kugena cyangwa se gukora intondeke y'ibikorwa wifuza gukora mu munsi wawe ari ingenzi mu kugufasha kugera kuri byinshi, umubare w'ibyo wateganyije nawe ari ingenzi mu kugufasha kugera kuri byinshi muri byo. Uburyo bwa gatatu, genzura imbaraga zawe aho kugenzura igihe cyawe. Kugenzura imbaraga zawe kuruta kugenzura igihe cyawe ni imwe mu nzira zizewe izagufasha kugera kuri byinshi muri byo mu gihe ufite nyine. Dr. Melissa Gratias ni impuguke mu bumenyi butuma abantu bakora uko bakora. Ati imbaraga n'umurava tugira bihinduka bitewe n'uruziga rw'imihindagurikire y'imbaraga twimvamo mu munsi. Nahuza abantu usanga bari gukora cyane mu gitondo ariko nyuma ya saa sita bakaba batangiye gusinzira. Ibi si uko nyuma ya saa sita akazi kaba kabaye gakeya cyangwa se nta gahari, ahubwo nuko imbaraga zabo ziba ari nyinshi mbere ya saa sita ugereranije na nyuma yaho. Nanjye nzi abantu bakora cyane nijoro kurusha ko bakora ku manywa. Kumenya amasaha ufite imbaraga nyinshi mu munsi wawe ubundi akazi kawe kenshi ugashyira muri aya masaha ni uburyo ntashidikanywaho bwagufasha kongera umusaruro mu kazi kawe. Ushobora gufata icyumweru cyangwa se 2 ukora akazi kawe nk'ibisanzwe, ariko ugerageza no kwiyumva ngo wumve amasaha ufitemo imbaraga nyinshi kurusha ayandi. Mu gihe gisigaye cyose aya masaha ukagira babyaza umusaruro uyakoramo ibikorwa byinshi byo uteganyije gukora mu munsi wawe. Ubundi buryo ni ugukumira ibirangaza. Gukumira ibirangaza cyangwa se kubyirinda ni ubundi buryo nabwo bwizewe ngo bwagufasha kugera kuri byinshi mu kazi kawe. Nkuko Dr. Melissa Gratias abivuga, ibirangaza birimo amoko 2. Hari ibyo umuntu yikururira n'ibiza bitamuturutseho, nk'ubutumwa bwo kuri telefone. Ubu
urabwikururira kubera ko hari uko wabigenza bwaza ntububone cyangwa se ntubwumve. Nyamara kuba wagenga isaha umuntu mukorana ari buze kukwaka ubufasha byo biragoye. Ni urugero rw'ibishobora kukurangaza ariko bitaguturutseho. Ibi biragoye kubikumira. Nubwo bimeze gutya ariko ni ngombwa ko ushyiraho uburyo bwajya bugufasha gukumira ibikurangaza. Kuki ibi ngibi ari ngombwa? Ni ngombwa kuko ubushakashatsi bugaragaza ko bifata iminota 23 yose kugira ngo wongere ushyire ibitekerezo byawe byose ku kintu urimo urakora nyuma yo guhura n'ikikurangaza. Nubwo bidashoboka rwose ko wakuraho ibirangaza byose, hari uburyo bwagufasha. Wakira telefone yawe muri bucece cyangwa siransiye, ukaza kuba uyirebaho urangije ibyo uri gukora. Wafunga ubutumwa bwa email yawe ukaza kubufungura igihe wateganyije. Ubu kimwe n'ubundi buryo bwawe ushobora kwiremera bwagufasha kugenzura ibirangaza washobora kugenzura, ubundi ugashyira imbaraga zawe zose ku kazi uri gukora mu gihe ufite ugakora byinshi. Uburyo bwa gatanu ni gukora ikintu kimwe cyarangira ukabona kwita ku kindi. Gukora ikintu kimwe neza ubundi cyarangira ugatekereza kwita ku kindi uko wateganyije kuza kubikora. N'ubundi buryo nabwo bwemezwa ko bwagufasha kuza gukora byinshi mu munsi wawe nta kintu kibabaza nko gukora cyane mu munsi wawe. Byose wanditse ukagenda ukoraho gato gato, maze umunsi warangira ugiye kureba ibyo wagezeho ugasanga nta na kimwe wabashije kurangiza mu byo wateganyije gukora byose. Hari uwagira ati njyewe mbasha gukora ibintu byinshi cyane icyarimwe. Dr. Larry Lawson ni umwarimu mu by'imitekerereze ya muntu muri kaminuza ya California muri Amerika. Ati burya icyo abantu batekereza nko gukorera ibintu byinshi cyane icyarimwe mu bwonko siko biba bimeze, kuko bwo uba buva ku gikorwa kimwe bujya ku kindi. Ni ukuvuga ko niba uri gusoma igitabo ukaba icyarimwe no kureba filime, bidasobanuye ko mu by'ukuri uri kubikorera icyarimwe, ko ahubwo ubwonko buri kuva ku gitabo bukajya kuri filime, ukongera bukava kuri filime bugaruka ku gitabo. Gusa ukabikora mu gihe gitoya. Ikibabaje ni uko ariko ibi ngibi nubwo bishobora gutuma ukora byinshi mu kanya gato, bigutera kunanirwa vuba ndetse ukaba waza kubura imbaraga zo kwita ku bindi by'ingenzi wari wateganyije gukora. Mu kurwanya ibi ngibi tugirwa inama yo gutoza ubwonko bwacu kwita ku gikorwa kimwe cyarangira ukabona gutekereza ikindi. Imwe mu nzira zagufasha gukora ibi ni ukuvuga amagambo y'umunwa uti ngiye gukora iki nkirangize. Bivuge nawe ubyumve. Ubushakashatsi bwemeza ko kuvuga ibyo ugiye gukora muri ubu buryo biguha imbaraga zo gushyira ibitekerezo byawe byose muri icyo gikorwa mpaka kirangiye. Ubundi buryo ariko ari nabwo tugiye gusorezaho ni uguhuza ibikorwa bisa cyangwa bifitanye isano, ubundi ukabikoraho mu gihe kimwe. Nawe witekereza ko nabo nivuguruje ku buryo bwa gatanu tumaze kuvuga haruguru. Oya, siko bimeze. Impamvu mu buryo bwa gatanu twabwiwe ko ari byiza gukora igikorwa kimwe cyarangira ukabona kwita ku kindi, nuko ibikorwa bitandukanye bikorwa n'uduce dutandukanye tw'ubwonko bwacu. Urugero, igice cy'ubwonko ukoresha wiga, igice cy'ubwonko ukoresha uhanga cyangwa ufata imyanzuro. Muri uburyo bwa gatandatu ho turagirwa inama yo guhuza ibikorwa bimwe cyangwa bifitanye isano tukabikorera rimwe mu gihe kimwe. Ibi nuko noneho hatazaba gutakaza imbaraga z'ubwonko zitakarira mu gukorera rimwe ibikorwa bitandukanye. Reka tuganire kuri uru rugero kugira ngo twumve neza ubu buryo naho butandukanye n'ubwa gatanu. Uri mu ruganda rukora imyenda ndetse niwe ushinzwe kuyibara buri uko harimazije gukorwa. Mu gihe uri gukora uri kugenda ubona ubutumwa kuri telefone yawe, maze ugahagarikira aho wari ugeze ukabanza ukabusubiza. Ukomeza guhagarika akazi kawe kugira ngo usubize ubutumwa biri kugabanyiriza imbaraga n'umusaruro, ko biraza kugusaba imbaraga nyinshi cyane kugira ngo wongere wisange mu gikorwa wahozemo. Byonyine kumenya ngo naringize ku mwenda ukangahe mbara, nta kabuza biraza kukubera ihurizo. Mu rwego rwo gukosora ibi niho noneho ushobora gukoresha uburyo bwa gatandatu bwo gushyira hamwe ibikorwa bisa, ubundi ukabikorera rimwe, aho kugira ngo ukomeze usubize ubutumwa buri kumeza buza kandi no kubara imyenda iri gukorwa. Ushobora kwiha igihe uraza kubusubiriza bwose icyarimwe. Wenda uti mu gitondo saa 3 kugera saa 3 n'igice, nyuma ya saa 6 saa 7 kugera saa 7 n'igice, nijoro saa 10 n'igice kugera saa 11. Igihe uri kubara imyenda wite ku bikorwa byose bifitanye isano n'iyo myenda. Igihe ari kuri gusubiza ubutumwa nabwo bigenze gutyo, wite ku bikorwa byose bifitanye isano n'ubwo butumwa. Ibi bizatuma buri gikorwa cyose wagiye ushyiraho ibitekerezo byawe ubasha kukirangiza kandi bitatumye unanirwa. Inshuti bakunzi bamwe n'ibi twabanye, ni munyemerero dusoreza ahangaha agace k'uyu munsi. Tuganire ku buryo butandatu bwagufasha kongera umusaruro mu byo ukora. Ndizera ko hari icyo mwungutse gishya cyangwa se byose twaganiriyeho bikaba byahuzaga n'imitekerereze yanyu isanzwe. Ndabashimiye naho ubutaha mu kandi gace.